Man, ubu ndahereho mbimbwira ko mukunda koko. Ko kuva mu itangiriro namukundaga guhera kera. Ndakora iki? Man, ndakora iki mbigenze ne koko? Habonye ibimenyetso by'ibyiza. Habonye ibimenyetso by'ibyiza. Buriya mujya muvuga Imana rimwe na rimwe nkabaseka. Ubundi ngiye rwose nkaba n'umwemera gato. Ariko aho Imana iranyeretse. Ntago nari nzi ko nzongera kwicara mu ikaro. Ntago nzi ko nzongera kwicara mu ntebe nk'iyi. Ntago nari nzi ko nzongera guseka nkumva ijwi rirasohotse pe. Nkarya nkahanga. Ariko mama mbona nanziza. Ariko uribuka nkubwira ngo dusenge ukantera utwatsi nkumva uri bugisha utuntu n'utundi. Yamba numva ntazi ibyo nyine nako Wese wari uzi ko Imana ishobora guhindura amateka kuri rwego. Noneho kuri Imana aho ibera Imana ikabinyuza ku muntu utatekereza. Ntabwo uyu mukobwa namutekerezaga pe mva ko bagira gutya. Wowe ufite ubuhamya. Wana Ko mufitanye amateka se. ko nawe murayafitanye ntiyabaye mu rugo rwawe se. Ariko ufite menshi kundusha. Nta kibazo ubwo ninjye uzitabwaho cyane uko Ntuzitabwaho cyane. Kubera neza wamugiriye. Ariko nyinjira yarambwiye ati mama Boni byagombaga kubaho. Kamara ni igitanga. Yaranye ndi umubyeyi ndeba kure. Nta ni igitangaza pe. Mana noneho mva ko bagira ngo iki nzagukorera pe. Kuko ahantu nkuye hari igihe Imana ibigira ngo mugani nagukebure mugire. Ya gusa ibi bimaye isomo rikomeye cyane. Yuko utazongera kwizera abantu ngo nuko musengana. Iryo niryo rya mbere ugomba gufata. Wowe uvanyemo iriyeze. Mvanyemo iryuko umuntu wese nyine ugomba kumwitaho ko ntabwo ubuze uzakuramira. Ubona uremeye. Akomba barumubwira sheri. Ko ruri iyo shusho urimo kumwirukana na kakakoro. Bani. Ko
nagushakaga se waza tukavugana. Bari wabyutse. Nabyutse kare. Nicaye hariya gusa ndi kwitekerezaho. Wambaye neza pe. Urakoze. Ni ukuri uri umudizayini. Noneho hano harimo akantu kuko bigenda bizamuka bimanuka. Uragerageza. Wowe ndabyambara, wanabyiyamamariza. Uburyo umuntu akubona agahita avuga ati uyu ni umudizayini. Bijya bibaho. Hari ikintu nashakaga kukubaza. Gusa sina ngombwa kukikubaza n'ubundi menye gikwiriye. Nagitekerejeho. Ntabwo ntaba hari ibintu by'ingenzi bikenewe. Ntabwo byabura. Ibibazo tukaba ari byinshi, ukaba ari uruhuri. Ariko natwe ntabwo twakomeza kugutesha umutwe tugushyiraho ibibazo byacu byose. Rimwe na rimwe no kugerageza abantu bakirwanaho. Oya, aka kanya muri mu nshingano zanjye. Tureba aho byerekeza, ariko nanone ntabwo narya ngo umwe sinzire ababyeyi baburaye. Noneho amafaranga mfite kuri kashi. Ntuzi ikibazo nimba kibonetse ukikemurira aho ngaho ako kanya. Gusa ko buri muntu koko ubukene bugenda bukagira umuntu injiji mbona. Nawe wize. Nuko nyine Siko wahindutse biri cyane. Ntabwo tumenyereye pe. Ntabwo tumenyereye, ubuzima tumenyereye nubwo ko bibanza kugwira byamara kuba byinshi no mugahitamo iby'ingenzi akaba ibyo mukemura bitewe n'ubushobozi buhari. Buryo wambwira amagambo nk'ayo ngayo. Ntawe usobanutse. Birasaba imbaraga nyinshi kugira ngo nibura nongere nsubire mu buzima. N'uburega ntabwo ndabyumva ko turi kurara aha ngaha nkaryama ngasinzira. Nyamara ushobora kuba nawe ihungabana ryarakugize. Kubera simamye ko na papa wameze neza. Ntabwo ameze neza. Yirirwa agatongana yaje kwibasa akayishota umugeri ngo kubera ikintu biranga urumva ntabwo mu buzima bwe yajyaga abona ibasi iteretse aho ngaho. Yabonaga ibintu byose bihari biri ku murongo, abakozi babikoze. Ntabwo nzi impamvu Imana yakomeje kugenda njye nawe duhuza. Niba nabyita igeno, niba nabyita amahirwe, niba nabyita uruhurirane, ntabwo ndabisobanukirwa. Agushira uriya mukobwa Dina mwari kubana wowe ndetse mwega mufite imitwe ikomeye njyewe ugira umutwe woroshye uriya mukobwa mwari kubana mugashokana uzwaye twaga twicaye tugashiduka simutsa aguye ku meza ntabwo sibyo nkabibasha njyewe ibyo bintu byihorere bigabiye byararangiye bagira ngo numve ko bizirikana ariko ikinshimishije hari ikintu uvanyemo kandi kizima kizaguherekeza kugeza mu byose busaza biba ari bwawe. isomo byose Imana bigomere kugira ngo twigishe ahubwo se dutangire tukibaze ntabwo tuzicarana tugaburwa nk'ibyana by'inyuma. Biraza kugenda gute? Rero bizakomeza za gahunda zanjye zo kwishakishiriza mbona ibyo simbizi n'uriya mukobwa mbona gusenga nawe bigabanye nubwo wenda Imana igira neza ariko ntuzongere kwitsimba ndebera ari amazi niba amanuka kwa kundi bisanzwe negera ahubwo negire ku rusengero njye gushima Imana. Wongera ujya kwizera abantu gusenga bava ku byo kwizera abantu musubwiye ko ngiye ku rusengero urumva najya gushimira Imana uburyo intambwe ngiye kuduteza iremereye ku buryo bananjye yinshimire pe waje se tukajyana imyaka maze ndara ahantu habi reka ahubwo numara kugera ikintu ndi bukore ndakinga njyane mbwirira Imana uti Imana ntunganyiriza ibyo ntunyinganyiriza waryama wagera gute ariko ngiye ngiye kuri eglise. Imana ni ukuri wakoze tunamwabonera gushima utaraguhimbaza uti Imana uti ntacyo utakoze ariko yibwirira rwose ibyo utaragushima ngo Imana amazi setse ajya mu iki ndebera ibyo byuma byabo n'ababikora nze nyitere mbe nigendeye njye kuba nibereye kuri eglise. Agasabune se karimo? Isabune?
harya dore nashyushye arimo niba uyashaka nushaka koga nashyushye Imana ari igitangaza, Imana warakoze pe. Nongeye kugushima nicaye rwose aha hantu. nyine ngwino ngwino witera utuze nyine ariko Imana rwose pe uyibwire ntabwo mbana pe Mana cyumve ntabwo gusa igeno ry'Imana. ibintu byinshi bibabura mu igeno ry'Imana, isaha n'umunota biraba mu gihe Imana yabishatse, ariko nawe ibi bintu byakugizeho ingaruka kandi ndende pe. Nakomeje kukwitegereza, nkomeza kureba imiganirire yawe, ahubwo uretse no kuvuga ngo ni ukungora, ahubwo ndacyafite n'urugamba rurerure Gukora iki? kukuganiriza, cyangwa ukaba wakegera abaganga bakabasha kukuganiriza, kuko Boni urubyiruko ufite ejo hazaza heza, amashuri yawe bize ntabwo agomba gupfa gutya. Kandi ikibazo njye wenda njye mfite kano kanya ni uko ntari kumwe n'abandi bantu bakora batekereza bitandukanye, wenda nongeye gusubira muri abo bantu basubira mu kazi bishobora kuba byamfasha nanjye nkatuza stress zigashira, naho iyo mbyutse nanone ngatekereza ko ndi hano nakubwira ngo aka kashize kiba ari ikibazo. Buriya n'ubundi muntu ugirira neza undi ntabwo ari ukumuha ayo mafaranga, kuko amafaranga burya arashira, ahubwo umuha ikintu kirambye kandi kigali. Ungaye gutinda ntungaye guhera. Murakoze cyane pe. Kuko buriya wambereye umwarimu, yaba umwarimu w'ubuzima ndetse n'umwarimu mu buryo busanzwe, waranyigishije. Murakoze cyane. Ibihembo byawe rero ibihembo byawe ndibaza ko ahari ari ubu ngubu waba ugiye guhembwa. Nawe uri kumbera marayika. Uteze Ubuzima bwanjye rwose buri kugenda Erega buhinduka, no ku maso yanjye hasigaye hazaho akamwenyu aseka. ese cyagenge sinasetse? Narasetse kandi nawe urabikwiriye guseka, nta mpamvu yo kugira ngo niba ubuzima buhindutse wumve ko iherezo ribaye, sibyo? Shyiramo nimero za muzehe tugire ikintu tumwohereza baba bifashishije akazi, muganga. Urakoze cyane. Mbohereje 80,000 ubundi bagenda bagura agasitoke babifashishije. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. Nujya mu kazi ndasigara musengera. Ubona abakiriya bya reka ngereyo bampamagaye barambura. Umunsi mwiza. Sawa. Imana ikurinde. Umuhanda mwiza. Ntuhure na ambutiyaje. Uragenda wikabye. Twasimbuye dina wakera. Oya. Sawa, umunsi mwiza. Sawa. Urasinzira gutya utanakinze? Wananjye uburyamo bubi bwari bunyishe. Iyi nzu aho ndi kujya hose ndimo ndasinzira. Umeze uteze? Nta muhoro risanzwe papa arimo. Arimo? Bazana inkuru nziza rero. Ni ibyishimo biri mu bindi, ibyishimo birangiye. Boni, wageze hano ryari se? Nibwo nari nyagira nanjye rwose namubazaga ahubwo aho uri. Nanjye ngo wagiye. Ngira ngo ndacyakunda kuzerera, buriya ko umuntu azerera afite n'akantu ku ikofi. Twicariye hamwe. Ushatse cyose uriya mukobwa ko akiguha. Ese wajya wikurunga aha ngaha? Ngambwira iyo nkuru nziza arata mwana, wazanye inkuru nziza vuba.
inkuru nziza gusa wabonye akazi se akazi ukihorera ariko bijya gusa nabyo kuko ubundi ikintu gituma tujya mu kazi kugira ngo tubone amafaranga wayabonye se mwana wa mwereka ka message gaturutse gaturutse kuri dini gaturutse kuri dini kamisaje kumbe 80 yambwiye ngo mushobora gukenera ibintu byo kurya mushobora gukenera utuntu atababwiye mutashobora kumubwira ubu ngaye nta kibazo nugerayo yabashyikiriza yashyire kuri telefone yanjye ngo guki yashyire kuri telefone yanjye umenye ibyo muri uru rugo yashyire kuri telefone none se urumva ko yashyira ku yanjye yashyira ku yawe ikibazo ni ikihe ikiza ngo twishimire ko tuyabonye ibaze ko nasohotse tuzamukurikira ande mu maso ntacyo amukorera icyo ibaze ko nyine akureba agahita avuga ati akabazo gahari ndabizi ntushobora kukambwira ariko reka nkakemure ayiwe atufite ikibazo cy'ababyeyi ariko reka mabwire ikintu kimwe dore ya nzobe ya Boni yagarutse reka mabwire ikintu kimwe abonye ibibaho by'amagi hariya agira gutya akimena amakareti Boni inzara nimbi mwana wa inzara nimbi uramwana w'umukobwa ayo mafaranga ntayo papa wawe yose ni gatiki yamuhaye yose uramwana umukobwa ni gatiki umutima afite njyewe urantangaza pe ariko ureba kubonamo akabazo aravuga ati kuzuza ababyeyi urebe n'icyo wabafasha twese ababyeyi bo buriya nta kibazo baba bafite ra nta kibazo dushyiramo nimero hano yaba y'ababyeyi nta kibazo tubwishyiramo iyanjye usihaye se sinyakweretse nyaguhe yose se cyangwa mbahe 40 oya yamu yose uko nzajya mwaho make yamushyirireho rwose njye nta kibazo iyo afite nanjye ubwo mbanye afite neza ariko akunda kuko akunda se kubona agakontenti kakabyimbye ariko nkakumenya cyakora reka nkubwire Boni uramukobwa niyo mubasha kuvugana cyane jya umuguti mama wa yambwiye ngo Imana yo mwishyize izaguha umugisha w'iburyo n'ibumoso uti kandi ni ukuri ibikorwa byawe byose tugomba gufatira iby'iburyo bizagenda ntabwo aranakoze Imana igira imwe mu mugabo ariko wakeneye umugabo waba uri muri ibintu ugakenera umugabo umugabo usohoka ukibuka gutaruka Boni niba se umuntu umubanye mutyo ukabona atangiye kugira icyizere agira ati urakuzerega nawe agira ati ntukaba umwana kumva kugira ikintu wibwira ukarikocora ukumva uburyo ryakira mwana wa ntakoshye ajya ngo bakumvira ubusa none uyu mukobwa akeneye umuhungu wawe arakubeshya urabona umukobwa ufite ibintu akeneye Boni ntawe yima umwima hari uzagira gutyo urinajyemo urikocore ntabwo waburongoye umukobwa mubi iminsi ishize cyo kora burabara nakurusha imyaka ntabwo imyaka se barayirya mwana we ahubwo ikibazo nuko yakumvira ubusa ibyo kintu natinya naho iby'imyaka si imyaka ni iki imyaka ni imibare imyaka se barayishyira ku bishyimbo uretse ko n'ubuzima bubi yabayemo ushobora gutuma asa nk'ukuze umva ikibazo nifitiye ntabwo ari icy'imyaka akumviye ubusa ko muganira cyane ntabwo nibura yigeze ashaka ko ubundi yuza mu Rwanda akwiye umugabo nawe rero ashakaho afite abana bari hano bari kumwe nawe ntabwo uri kumwe ubuzima wowe uri kukurya wowe ukihirira ugashakisha hirya no hino yabaye n'imfubyi ukiri mutoya cyane uzare najyemo rero uzare najyemo nta kintu bitwaye kubita imfubyi y'ubwiriza uko se umuhungu wanjye sibyo bamubwira reka buriya twabyurira ushobora gusanga aribyo twuririye ugasanga ubuzima burahindutse ko ufite niba se umuntu ufite gahunda zo gushinga inganda uretse n'ibyo imibare ugira mwana ngo kwifatanya amara y'umutima yanjye kuri we ari kugenda kuri umunsi ku munsi nuko nokosha cyo gukundira mukarangari so wambaye umugisha naho katarishya ntaramukanye nameze neza Boni tuvugane se hari aho wari ugiye nari nsimbukiye mu mujyi gatoya ntabwo nshobora kumara nk'amasaha nk'abiri ngahita ngaruka sorry
reka mba mbyumva cyane umuntu nkawe kwicara mu rugo ufite byinshi utekereza kandi wifuza gukora, gusa nk'uko nabikubwiye ndacyari gutekereza ikintu wafasha gukora, tukareba ko ibintu byamera neza. byiza cyane pe, byiza rwose. Imana ikomeze ibigufashemo, ikomeze ubwo butwari Oya no ndabibona, kudufasha. mba mbibona. Guhangayika byo ntibyabura, ariko nanone isaha y'Imana ubwo niyo ntegereje. Ariko hagati aho ngaho nanjye nifuza ko twazaganira ukaba umwanya urambuye nta kibazo na kimwe gihari kindi, tukicara tukaganira. Ese uba urihuta cyane ku buryo tutaganira? Nkeka ko ibyaba byiza ari uko twazabifatira umwanya wabyo. Iki kidasanzwe ushaka kumbwira dushobora gutekereza tugafatira umwanya. Aha ni ahantu hatuje, mvuye mu kazi naniwe ariko nanone si cyane. Nawe ibyo ari byo byose ugiye mu mujyi ubaye ukererewe nta cyakwangirika, nanjye mbirebe turi mu rugo wambwira. Ega Dina, ntabwo uri umuntu usanzwe, ntabwo uri umuntu ubonetse wese ku buryo ikintu mba nifuza kukubwira nakikubwira mu mwanya ubonetse wose. Uri umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye, numva ntakwiriye gutakaza, numva ntakwiriye no guhubuka mubwira ikindi ku mutima. Ese urantinya? Ntabwo ari ukugutinya, ahubwo ni uko uburemere ibyo ngibyo bifite atari ubwo gufatira. Abanyarwanda wintera amatsiko, gwisha ku ijambo ni ukuri, uzi ukuntu ngira amatsiko kandi urabizi cyane. Gwisha ku ijambo. Ushaka ko mbikora aka kanya? Wintinya wambwira. Rega ndi umuntu usanzwe nk'abandi bose, none wadina nyine uzi, wadina uzi wo mu Kinamba, wadina uzi ucuruza amandazi, wadina uzi wo muri butu, wadina nyine. Unyibutse utwo tuntu twose rero, utwo ndatwibuka umunsi ku munsi bikagenda bingarukamo. Ariko Dina, igihe kirageze ko wakwakira amarangamutima yanjye. Kuki? Hanyuma se kuva ryari bibiri? Byatangiye ryari? Dina, aciyeho igihe kitari gito tuziranye, imyaka imaze kuba hafi 3. Ariko uko nakubonye nkikubona ku munsi wa mbere uza ukajya mu rugo, ibihe twagiye tunyuranamo, amarangamutima yagiye akura. By'umwihariko twongeye turahura nsanga uracyari wa wundi, ntabwo urahinduka. Nubwo uburyo bw'ubushobozi bwahindutse, ariko nawe amarangamutima yawe ntabwo arahinduka, uracyari wa wundi wa nyawe. Rero aka kanya kwifata birananiye. Amarangamutima yanjye yarakuze, nkajya nyabuza nkabwira ni wijya aha ngaha wijya aha. Ariko nijya nkubwira ikintu kimwe Dina, njye ubwanjye n'amarangamutima yanjye n'ubwenge bwanjye n'umutima wanjye turahamanya ko ngukunda.